Mana noneho turashyushye tugiye gupfa turakongotse. Mana we mbega izuba. Yo tumeze nabi ariko anyway ndabakiriye kuri YouTube channel, YouTube ya mbere y'agatangaza mu Rwanda, nitwa Sandrine. Ni muri mushyashya ahangaha. Iyi YouTube channel, it is all about I learn, you learn, we grow together. Soma ibitabo nkabisemura, ntabwo mbisesengura, nkabisemura narangiza nkabizana tukabiganiraho, ukambwira igitekerezo cyawe, nkakubwira ibyo nungukiyemo, nawe ukambwira icyo wungukiyemo, tugakurira hamwe. Kandi nimba uri umuntu ukeneye gukura mu buryo bw'umwuka, mu mubiri, mu bwenge, this is the best YouTube channel and you need to subscribe, you understand? Kandi ushobora no kwisangiza n'abandi bantu uzi ko bakeneye kwiyuburura mu buryo bw'umwuka, umubiri ndetse no mu mutwe. Alright? Yes, so uyu munsi tugiye kuganira ku majwi tugira mu mitima yacu aturega, cyangwa se bya bitekerezo ugira bigatuma udindira, bya bitekerezo ugira bigatuma udatera intambwe, urubanza wicira mu mutima, ya majwi akubwira ati ntabwo umeze nk'abandi, waravumwe, ufite karande, n'amajwi akubwira ngo nta kizimarira, nta kizigezaho, abandi wenda bavutse ukundi, cyangwa wenda babigeraho kubera ko ari abanyamahirwe kukurusha, b'Imana bahamugisha we wahawe umuvumo. Hari amagambo menshi aba mu mitima yacu akwereka ko nta kizigezaho, akakwereka ko n'undi muryango wanyu nta wagize icyo yigezaho, ko bose bapfuye nabi, ko bose bapfuye ari abakene, ko bose bishwe n'iki ngiki, ko nta tandukaniro riri hagati yawe nabo, kuva mu muryango mubi kurusha abandi, ko wamagiwe, ko ya magambo atuma wita umutindi. Umutindi aho yanditse haya ngo ntibigira gute, ntiriva. Yes, ayi Mana we, umutindi aho yanditse ntiriva. Ayi Mana we, nakoze iki? Ikintu cyakubaho ukicira urubanza, ni ukubera ibyaha byanjye, ni ukubera ibyo nakoze ahahise, niyo mpamvu Imana iri kumpana. Cyangwa se ndi kuzira ibyaha bya ba sogokuruza banjye, ndi kuzira karande, ndi kuzira kanaka wandoze, kanaka nuko yamvumye. Ibintu byinshi cyane. Imitima yacu ibamo amajwi menshi. Tugiye kurebera hamwe se ubundi amajwi ava hehe, ubundi amaze iki, ese umuntu yararwanya ate, ese undi birashoboka ko umuntu yarwanya? Ibyo ni byo tugiye kurebera hamwe uyu munsi. Nizera ko abantu bareba iyi YouTube channel atari abantu b'abakristo gusa, n'abasilamu barayireba, cyangwa se n'abandi yandi madini, wenda harimo n'abatizera Imana, ariko personally ndi umukristo, so akenshi ibintu nkunze kwigisha, nkunze no kuzanamo ibintu byagenje muri Imana cyangwa se na Bibiliya. Ariko nimba utari n'umukristo, ntabwo bivuze yuko wowe utafitinga muri ibi biganiro. Icyo nshaka kuvuga ni iki? Ukuri ni uko ibyo bitekerezo n'ayo magambo n'ayo majwi akuba mu mutwe no mu mutima ntabwo bituruka ku Mana. Nta hantu hamwe muri byo hagaragaza ko Imana yagiye ishyira ibyo bitekerezo mu mitima yacu. Nta hantu hamwe ibigaragara muri Bibiliya yuko, cyane cyane nyuma y'uko Yesu Kristo aje mu isi, ko Imana akazi kayo ari ukuduhana kubera ibyaha byacu, cyangwa se kutugira nabi, cyangwa se kutureka imivumo ikadukurikirana, karande zikadukurikirana, kubera ko n'ijambo ry'Imana riravuga ngo imibyimba ye niyo adukirisha. Yikoreye ibyaha byacu, yikoreye ingorane zacu, yikoreye amaganya yacu, yikoreye ibibazo byacu byose. Ntabwo rero ushaka guhindukira ngo uvuge ngo iki kibazo cyambayeho kubera ko Imana ariyo iri kumvuma, cyangwa se kubera ko iri kumana, kubera ko nakoze ibi n'ibi n'ibi. Iyo usomye Abaroma 8:3, wenda reka tuhasome, havuga ngo ninde uzarega intore z'Imana? Ni Imana kandi ari izitsindishiriza. Ninde uzaziciraho iteka? Ni Kristo kandi ari we wazipfiriye, ndetse akaba yarazutse ari buryo bw'Imana adusabira. Ninde wadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Mbese ni amakuba cyangwa ni ibyago, cyangwa ni ukurenganya, cyangwa ni inzara, cyangwa ni ukwambara ubusa, cyangwa ni ukuba mu kaga, cyangwa ni inkota? Ni ukuvuga ngo amagambo cyangwa se amajwi aba mu mutima wawe no mu mutwe wawe arakubwira ngo ibi byabaye kubera ibyaha wakoze, ibi byabaye kubera amakosa wakoze, kubera karande, kubera iki? Aya majwi ntabwo ava ku Mana. Aya majwi ava kuri Satani. Ava kuri Satani kubera ko Satani afite uburyo bwinshi bw'ubutekamutwe bujimije bwo kudushuka,
bwo kutubeshya, bwo kudushyiramo ibitekerezo bibi kugira ngo bikomeze bidutsindagire hasi, bikomeze bitudindize, bigutere depression, bigutere agahinda, unanirwe gutera intambwe, unanirwe guhaguruka ngo ujye gukora, unanirwe guhaguruka ngo ujye gusaba imbabazi kanaka, kubera ko uhugiye muri bya bitekerezo byo kuvuga ngo nawe yarampemukiye, nanjye sinzamusaba imbabazi, akagutera ibitekerezo by'umwijima bitazana ikintu icyo ari cyo cyose cyiza uretse umwijima, amatiku, kubabara, kurira, agahinda n'ibindi byinshi. Ngira ngo ni umuntu twari turi kuganira ejo bundi arambwira ati ariko Sandrine, ku myaka ufite gushuka umwana w'imyaka 3 biragoye, byagusaba iki? Byagusaba ikintu kinini cyangwa byagusaba ikintu gitoya? Aho gushuka umwana w'imyaka 3 ni ikintu cyoroshye. Baratwihangana wenda nimba hari urusaku hanze, nta control tufite ngira ngo abantu bari kubaza. So arambwira ati gushuka umwana w'imyaka 3 byagusaba iki? Umwana w'imyaka 3 akunda shokora, akunda bombo, ushatse kumushuka ngo agire ikintu agukorera n'ibintu byakorohera. Arangije arambaza ati se Satani amaze akuruta bingana iki? Aturuta bingana iki? Satani yabayeho kuva ryari, twe tungana iki? Mu by'ukuri urebye ubona ko Satani yari Rusuferi, yabayeho kuva kera, yabanye n'Imana, azi iby'Imana, azi iby'umwijima, azi iby'abadayimoni, azi iby'abamarayika, azi iby'ubugingo, azi ibyo kurimbuka, azi ibintu byose. None wewe ejo bundi uvutse w'imyaka 50, 60, njyewe 20, 10, utekereza ko Satani ashatse kugushuka bimusaba iki? Bimusaba akantu gatoya. Afite uburyo bw'ubutekamutwe bwinshi acamo kugira ngo adushuke. Hari n'ikindi gihe mama yarimo kumbwira ati agendeye ku ijambo ry'Imana avuga ati ntabwo Satani aza ngo agushuke ngo akubwire ngo ugende ujye gusambana, ngo ugende ujye kwica kanaka, ugende ujye gukora iki ngiki. Hoya, igihe cyose anyura mu bitekerezo ashyira mu mutima yacu. Ugatekereza ukuntu umuntu yakubabaje, ugatekereza ukuntu yaguhemukiye, ugatekereza umujinya wose yaguteye, avuga utakwiriye gupfa. Ntabwo abaje ngo akubwire ngo direct ngo ugende ujye kwica, ahubwo acisha mu tuntu tw'udutekerezo abiba mu mutima wawe. You understand? Kandi kenshi no muri Bibiliya usanga Satani yaragiye ashuka abantu akoresheje ijambo ry'Imana. Agafata rya jambo ry'Imana ubwaryo akaba ari ryo akoresha, akaritwistingamo gakeya, akahita guta mu gishuko cya danje. Byarenze bitajya gushuka Eva. Harya Imana yababwiye ngo iki? Mwanya ngo kiriya giti ngo nimukijya ngo bizagenda bite? Ashuka Yesu yamubwiye ngo iki? Ngo ijambo ry'Imana ngo riravuga ngo nusimbuka ngo ukagwa ngo abamarayika bawe ngo bazagusama, ngo ngango simbuka, ngo ndamya ngo nundamya ngo ndaguhereza ibi n'ibi, ngo kubera ko ngo nahawe ngo ubutware bwo mu isi. Ahora akoresha ijambo ry'Imana cyangwa se ikintu usanzwe uzi nk'ukuri, cyangwa se ikintu usanzwe wizereramo kugira ngo agushuke, akudindize, adindize iterambere ryawe, adindize ibitekerezo byawe, adindize bizinesi yawe. Ntabwo ngiye nabikora, nta mbaraga nifitiye, shaba bishoboye mama ntazi, ngiye se buranabishobora. Reka da, no gutera intambwe bikakunanira. Kubera iki? Kwitinya. Ariko witinya kubera iki? Kubera ayo majwi ari mu mutima wawe. Ayo majwi ari mu mutima yavuye hehe? Kwa Satani. This is how it follows. Niko bigenda, niko bitangira, ni step by step. Ibyo bitekerezo biri mu mutima wawe ntabwo ari byo. Nkunda kubivuga muri video zanjye niba ujye uzikurikirana, nkababwira ni muri Kristo dufite byose. Muri Kristo turi abakiranutsi, twahawe gukiranuka, kutavuye ku mirimo yacu, kutavuye ku bikorwa byacu, ariko kuvuye kuri Kristo, ku gikorwa yakoze ku musaraba. Muri Kristo dufite amafaranga, turi abakire. Kubera iki uvuga ngo wizera Yesu Kristo ariko wirwa mu buvumo, wirwa mu mazi, wirwa mu misozi, wagiye gusenga, inzara yakwishe, akajusi kabaye gutya, igifu cyarakurenze? Hoya, muri Kristo ntabwo harimo kubabara, ntabwo harimo kwicwa n'inzara. Ntabwo ugomba kwihiringa no kwihirimba kugira ngo Yesu Kristo akumve. Ntabwo ari ngombwa ko wihiringa no kwirimbana no gupfa nabi kugira ngo Yesu akemure ikibazo cyawe. Ni igipfamatwi se? Hoya. Amaboko ye ntabwo akora se n'ikirema? Hoya. Hari ikintu uba udasobanukiwe. Hari uburyo Satani
ari kugushukamo butuma utekereza ko Imana itakumva, butuma utekereza ko Yesu Kristo atakumva. Niyo mpamvu wirirwa uzenguruka mu misozi no mu bapasiteri no mu bahanuzi utekereza ko Imana itakumva. Muri Kristo tufitemo abana, turabyara. Ibyo twagiye tubibona, abagore benshi bo muri Bibiliya babaye ingumba, igihe kikagera bakabyara. Muri Kristo tubonamo abagabo, muri Kristo tubonamo abagore beza, tugashaka kandi ingo zacu zikaramba. Nta kintu na kimwe twaburanye Kristo. Ahubwo ikikudindiza, ikigushyira hasi ni bya bitekerezo biri hasi, bya bindi Satani akomeza gushyira mu mutima wawe no mu mutwe wawe ngo usigare hasi, ngakomeze kukudindiza. Nk'uko ijambo ry'Imana ribivuze, ravuze ngo ese ninde uzaducira urubanza? Ni Kristo kandi ari wadupfiriye. Ntabwo bishoboka. Riravuze ngo ninde uzarega intore z'Imana? Ninde uri kukurega mutima wakubwira ngo ibyaha wakoze nibyo biri gutuma utagira icyo ugeraho? Karande za basogokuza nizo ari gutuma umeze nk'umuntu wavumwe. Waravumwe, kanaka yarakureze, Imana yarakuroze. Ninde uzarega intore z'Imana? Ntabwo Imana ubwayo idutsindishiriza, yaduhaye umwana wayo ngo adupfire. Ntabwo ari we wahindukira ngo aturege. Icyo kikurega, icyo kigucira urubanza, icyo kigutera kwiheba, ibyo bitekerezo byose bifite ahandi hantu biva, kandi biva mu mbaraga z'umwijima. Ijambo ry'Imana yavuze ngo ni Imana kandi ari idutsindishiriza. Ninde uzaziciraho iteka? Ni Kristo Yesu kandi ari we wazipfiriye, ndetse akaba yarazutse ari iburyo bw'Imana adusabira. Adusabira iki? Wowe wirwa wihiringa ngo usenge ngo Imana ngo igufashe, ukagira gute, ukiyicisha inzara, ukarara udasinzira, ugapfa nabi. Ariko ibaze ko ngo ahubwo Kristo we ari iburyo bw'Imana ari kugusabira. Ahubwo waragusabira, wakabaye utuza, ugashyira akaguru ku kandi, ukishimira agakiza, ukishimira imbabazi z'icyaha, ukishimira ubuzima ubayemo, ukizera udashidikanya ko n'ibitaragenda neza nabyo bizagenda neza. Ukizera muri Kristo wagupfiriye, ukizera umurimo Yesu yagukoreye, ko kuba ibyo byose yarabikoze n'ibindi nabyo azabikora. Ubundi nk'umuntu wisobanukiwe, uzi uwo uriwe, wizera Imana, wizera Yesu Kristo, wakaba umenya yuko ibibazo byose bikubayeho, amakuba yose akubayeho, icya mbere ntabwo ari we wenyine. Icya kabiri, ibyawe ntabwo ari byo bikomeye kurusha iby'abandi. Ejo bundi nabivuze muri video navuzeho ijyanye na depression. Mvuga ni buri ushaka kwicwa na depression ngo ibintu ntabwo bimeze neza, waganira n'undi muntu yakubwira ibibazo ari gucamo, my friend, mon cher, kandi duceceka. So icya mbere ntabwo ari we wenyine guca mu bihe bikomeye. Icya kabiri, ntabwo ibyo ari byo bikabije kurusha iby'abandi. Icya gatatu, si wowe wa mbere, si nawe wa nyuma. Kandi iyo umaze kwisobanukirwa, umenya ko atari wowe ukirwanira, ahubwo ugomba kureka Imana ikakurwanirira. Kuko nk'umukristo, nk'umuntu wisobanukiwe, kuki utongana ukajya kwisobanura? Ngende mu bantu buriya bakundaga kwisobanura, nkumva ngomba kwisobanura, nkakwemeza ukuntu ibintu ngo atari njye ngo wabikoze, ariko nibwo nabikoze, ngo ntabwo nabigizemo uruhare, ngo urabona ngo mfite ikintu cyabinteye, nkisobanura. Ariko iyo usomye ahangaha mu Kuva ibice 14 ku murongo wa 13, Abisiraheli bamaze kugera ahantu bari bafashwe, ibintu bimeze nabi, ngo haravuga ngo Mose asubiza abantu ati, mwitinya, mwihagararire gusa, murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi, kuko abanyegiputa mwabonye uyu munsi ntimuzongera kubabona ukundi. Uwiteka ari bubarwanirire, namwe mwicecekere. Gutuza, ukazimya cyangwa se ugacecekesha ayo majwi ari mu mutima wawe, gutera kwiheba, gutera urubanza, gutekereza ko nta kintu uzageraho, ahubwo ukicecekera, ukareba uburyo Uwiteka ari bukurwanirire, ugategereza Imana yawe, ugategereza ibitangaza, kuko birahari kandi byagenewe wowe, byagenewe njyewe. Icecekera, witurize. Nawe ibyo ukomeza wumva ngo ijwi rikubwira iki, kandi ko ukanabireba, wanabibara, ukabona ko bimakinga sense, wabona uko ejo bundi hari icyaha nakoze, niyo mpamvu ibi ngibi biri kumbaho. Guys, ngende umuntu wagiye aca muri ibyo bintu byinshi, nkizera yuko ubuzima bwanjye butagenda neza kubera ko ndi umunyabyaha cyane, kubera ko wenda ntumviye iki n'iki,
kubera ko Imana like nica urubanza kenshi, ariko aho namenyeye ko nk'umukristo gwicecekera nkatuza nkategereza Imana ikandwanirira ari cyo kintu gikomeye shaka kwikorera kikama amahoro kandi n'ibyanjye bikagenda neza, ubuzima bwanjye bwarahindutse once and for all. At the end of the day ngira ngo hari video nigeze kubikoramo mvuga ni Bibiliya nicyo gitabo cyanduye nasomye mu buzima bwanjye. Nta yindi ntego nayo mbivuganye, nayo mbivugishijwe nuko isomye Bibiliya usanga ntabwo Imana yagiye igirira abantu neza kubera ko ari abakiranutsi, kubera ko bakoze imirimo ikomeye, kubera ko ari abantu badanje cyangwa hari ikintu bayihaye kindi. Nimba abantu bakabaye bicwa na karande, Aburahamu yakabaye yarakurikiranyweho na karande nyinshi. Kubera iki? Yavaga mu muryango w'abaraguzi, papa yari umupfumu, iwabo afite ibigirwamana byinshi. Kuki se ibyo bintu bitamukurikiranye? Ahubwo uko ukomeza ubyizera nako bikomeza bikubaho, kandi ko ukabona ibimenyetso bigaragaza ko ibintu bikubaho kubera ko wavumwe. Kuko Satani nyine aba yakwigaruriye akabikwereka, n'imibare ukagitera ko ukabona birahuye neza. Ariko Aburahamu bigaragara ko yavaga mu muryango wasengaga ibigirwamana byinshi, papa ari nawe bihagarara, ariko ntabwo izo karande zamukurikiranye. Wese kuki wumva ko zagukurikiranye? Ba Yakobo bagiye bakora amakosa yabo, Aburahamu yagiye akora amakosa ye, ba Isaka bagiye bakora amakosa yabo, ariko ntabwo Imana yabatereranye ngo kubera ko bakoze ibyaha. Abisirayeli bagiye bagomera Imana kenshi, Imana ntabwo yabibagiwe, Imana ntabwo yabatereranye. Ibyaha byawe, ububi bwawe ntabwo Imana ishobora kubiguhora, kubera ko already irabizi kuri mubi, ibizi kurusha uko bizi. Niyo mpamvu niyo wakwihana wongera ukisanga waguye mu byaha, kongera ukihana ukisanga waguye mu byaha. Ariko se ujya ubona amashimwe arekera kuza mu buzima bwawe? N'ubundi iyo witegereje ubona ko hari impamvu yo gushima, kubera ko ntabwo Imana itugirira neza cyangwa nabi igendeye ku bwiza bwacu cyangwa se ububi bwacu. Kuko niyo usomye ahangaha muri Yemeye ibice 17 umurongo wa 9 aravuga ngo umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana, kandi ufite indwara ntiwizera gukira. Ninde ushobora kuwumenya ukuri? Yeremiya ibice 17 umurongo wa 9 avuze ngo umutima w'umuntu uruta ibintu byose gushukana, urusha ibintu byose gushukana. Ntabwo ukwiriye kwizera ibitekerezo biva mu mutima wawe, ntabwo ukwiye kwizera amajwi akuvugiramo akwereka ko ntacyo uzigezaho agushyira hasi, kubera ko umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana. Ngo ninde ubasha kuwumenya? Ninde ushobora kumenya ukuri? Ntawe. Kubera ko majorite cyangwa se akenshi ibitekerezo, nta nubwo ari na kenshi, igihe cyose ibitekerezo by'umutima wacu biva kuri Satani. Ibitekerezo by'Imana nk'uko tumaze kubona ko bitandukanye n'ibyacu, n'inzira zayo zitandukanye n'izacu. Bibiliya yagaragaje yuko ibyo twibwira n'ibyo Imana yibwira biratandukanye, kandi ibyo Imana yibwira byose yabishyize muri Bibiliya. Aho kugira ngo wumvira rya jwi rikubwira ngo ntacyo uzimarira, ntabwo uhagije, ntabwo wowe wabishobora, ahubwo komeza wature rya jambo rivuga ngo shobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Ndi kumwe nawe nzakomera, nzaba amahoro, nzagera kuri byinshi. Komeza wature ya magambo y'Imana, nzabana nawe, nzagendana nawe, nzagukomeza, nzakugira amahanga akomeye. Komeza wature ayo magambo, ariko ucecekeshe ya yandi ari mu mutima wawe akwereka negativity, akwereka ko nta kintu kimwe uzigezaho kubera ko ava kuri Satani. Alright? Yes, uko niko nanjye nabashije kurenga ibitekerezo byanjye, mbasha kurenga ibyo nibwira, mbasha kurenga agahinda kanjye, mbasha kurenga depression, mbasha kurenga kudindira no gusigara hasi, nanjye ndiyuburura. Niyo mpamvu uyu munsi mpagaze ahangaha mbabwira ibyamfashije kugira ngo namwe mugire icyo mwigezaho. Okay? Yes, thank you so much. Ndibusoreza ahangaha.